ndi kuvuga iyo nkubwiye ngo stopinga. Turabashuje muri iki gitondo, murabona yuko ahangaha twaje kwerekana uburyo ushobora gutegura icyumba cyawe. Murabona ko rwose iki cyumba kirasa neza. Dufite modeli nyinshi tugenda dukora mu buryo bw'uko ushobora gutegura icyumba cyawe. Iyi video turimo tubereka, ndagusabye ngo yose uyirebe uko yakabaye, uyisoze urebe uburyo bwiza bwo gusasa, uburyo ushaka gusasa igitanda cyawe, umuntu yagusura mu rugo iwawe rwose yabona ukuntu wamuteguriye igitanda, ari umushyitsi wawe akabona yuko rwose ibintu atari ibintu byoroheje. Bituma rero icyumba gisa neza. Iyi modeli iyo washashe igitanda cyawe kigasa neza, mu by'ukuri bituma icyumba gisa neza, kigaragaza isura nziza. Twagiye tubibabwira akenshi, twagiye tubereka video z'ukuntu bakora isuku, uburyo ushaka gukora isuku mu cyumba cyawe cyangwa mu nzu yawe. Uyu munsi rero ni ikindi gice cyakurikiyeho, ntabwo twibanda ku mirire gusa, ahubwo turabanza video twagiye tubereka, twagiye tuvuga ku mirire. Akenshi video nyinshi twagiye tubereka ni izivuga ku mirire. Iyi video rero yikurikire yose, uyitangire unayigeze ku musozo, wirebere uburyo bategura, uburyo bakora amasuku, uburyo ushaka gukora isuku yawe. Erega niyo utayikora iwawe, nawe ushaka gukora akazi k'amasuku, wareba uburyo bakora amasuku. Ni ukuvuga ngo aha tuba dukora ibintu bitandukanye. Twavuye mu mirire, mu mitekere, noneho twagiye kuba ahantu heza. Ntabwo warya ngo uteke neza cyangwa urye neza ariko nanone utaha ahantu habi, cyangwa se utashobora kwikorera isuku. Mwabibonye, twamaze gusasa, twatangiye dukubura, dukoropa, duhanagura mu tubati nk'uko mwagiye mubibona. Tugeze rero aho bakarabira, naho twahakoze isuku neza. Murabona yuko ahantu hose haba hameze neza rwose. Ntabwo wakoropa cyangwa se ngo ubundi ikintu cy'ibanze ni ukubanza guhanagura, ugakoropa, wamara guhanagura ugasasa, ugakoropa wamaze guhanagura no gusasa. Iyo ubanje rero gukoropa utahanaguye, ni ukuvuga ko ya myanda iraza ikuzura hahandi hose wakoropye. Murabibona yuko rwose igitanda kirasa neza. Ku bana biga gusasa cyangwa se umuntu mukuru ushaka kwiga gusasa, dufite modeli zitandukanye nk'uko twagiye tubereka, modeli zitandukanye ushobora gukora. Uramutse wabonye akazi ko gukora amasuku, ushaka gukorera umuntu isuku akabona yuko utabyigiye hano hafi. Mwabibonye rero ko twagiye tubereka ibintu bitandukanye, nk'uko twagiye tubereka ukuntu ushobora gukora isuku. Byinshi mwabibonye, ntabwo ari ibintu bigoye, ariko nanone biba bigoye ku muntu ugiye gutangira kubikora aribwo bwa mbere. Ariko iyo izi video zigusaba kugira ngo uzikurikirane urebe uko byose bikorwa, ni nk'ishuri, ariko bigufasha kuba utajya mu ishuri ngo ujye kwiga. Mukurikirane rero iyo video, hanyuma ibyo mwari muhishwe byinshi mutari muzi ni ahangaha bizingiye. Munyandikire muri comment mumbwire uko mwabibonye, mukorere like na share kugira ngo bibashe kugera ku bandi bantu.